Niba ushaka gusobanukirwa n'urukundo, ukamenya byinshi ku rukundo birenze amarangamutima aba agurumana mu rukundo, niba ushaka kumenya urukundo bisumbuyeho mu buryo bwa siyansi, munyemerere tubane muri iki kiganiro, ari nako mbaha ikaze mwese. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibyanditse mu gitabo Attached. Ni igitabo cyanditswe na Amiri Levine afatanyije na Rachel Heller. Uyu Amiri Levine ni umuganga w'indwara zo mu mutwe, psychiatrist wize cyane ku birebana n'uko abantu bagenda bagirana umubano, relationships. Yakoze kandi ubushakashatsi kuri attachment theory. Iyi ni teori y'inyigisho aho isobanura uburyo abantu bakundana bitewe n'uko bagiye barerwa cyangwa se n'ubundi buzima bagiye banyuramo bakiri bato. Uyu ni umuhanga cyane mu gusobanura urukundo mu buryo bw'imitekerereze. Uyu mwanditsi kandi afatanyije na mugenzi we bemeje isi ko abantu bakunda bitandukanye. Rachel Heller kandi nawe ni umuhanga cyane mu mitekerereze, psychologist. Iki gitabo Attached cyasohotse bwa mbere mu mwaka wa 2010. Iki ni igitabo gisobanura urukundo ariko gishingiye ku bushakashatsi bwa siyansi. Iki gitabo gisobanurira abantu urukundo neza, ukaba wamenya gushaka umukunzi mwiza ugendanye n'uwo muhuje, kandi ukamenya gukemura amakimbirane agenda aboneka mu rukundo. Ubundi urukundo tugira cyangwa se dukunda bagenzi bacu ruba rushingiye ku mikorere y'ubwonko bwacu kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Brain wiring. Ubwonko bwacu bufite ukuntu buba bushaka kwihuza n'umuntu bushaka. Ikizakubwira yuko ubwonko bushaka kwihuza n'uwo muntu ni uko igihe cyose uzamubona uzumva ushaka kumwitegereza cyane, ukaba wamureba ntumuhage. Uziyumvamo ituze n'amahoro igihe cyose muzaba muri kumwe. Ikizaba gishobora kukwitambika ntumubone cyangwa se ntumwumve neza, uzumva ubabaye, umere nk'umuntu uhomba ikintu gikomeye. Uwo muntu ukunda cyangwa se ubwonko bwawe bushaka kwihuza nawe, ubwonko bwabwo busohora imisemburo iguhumuriza, umutima wawe ugatangira gutera neza kandi ugatuza. Igihe cyose muzaba mutari kumwe uzajya utangira kumutekereza cyane, usange niwe muntu utindaho cyane. Ibi rero ntabwo ari ibyiyumviro cyangwa se amarangamutima gusa, ahubwo ni siyansi ishingiye ku myororokere. Kuri uwo muntu ukunda mu mubiri wawe hazavukamo imisemburo igiye itandukanye, harimo oxytocin cyangwa se bonding hormone. Uyu ni umusemburo utuma wumva wagumana n'uwo mukunzi wawe. Cyane cyane uyu musemburo wiyongera iyo muhoberanye, umukoze mu ntoki cyangwa se muri kuganira. Ibiganiro byiza by'urukundo mugenda mwiyumvanamo bituma ugenda wizera uwo muntu, ukumva uhora umukeneye iruhande rwawe. Mu mubiri wawe kandi hazavubukamo undi musemburo witwa dopamine. Dopamine ni umusemburo w'ibihembo. Uyu niwo utuma wumva wishimye iyo ubonye umukunzi wawe, ukumva uramwifuza cyane. Uyu musemburo niwo ugira uruhare mu gutuma wumva uwo muntu yarakubase, wumva kumubura cyaba ari nk'icyorezo gikomeye. Undi musemburo ubigiramo uruhare ni umusemburo witwa cortisol. Uyu ni stress hormone. Gusa uyu we ukunda kuvubuka nk'iyo urukundo rutameze neza cyangwa se hari ikindi kintu kiguhangayikishije mu rukundo. Uyu musemburo nibwo uziyongera cyane, ukazatuma wumva ubabajwe nk'uko umukunzi wawe mutameranye neza cyangwa se hari ikintu cyahindutse. Ubundi urukundo rwo kwiyumvanamo rutangira kera cyane. Uru rukundo rutangira hagati y'umubyeyi n'umwana. Umwana ararira, umubyeyi agahita yirukanka cyane akamwitaho, hanyuma umwana akumva atuje na nyina agahita atuza. Ibi nibyo bikomeza bikagera no mu bakundana, kubera yuko wa muntu nyina aba yaramureze yaramaze gukura, aba akeneye undi muntu wo kumuhumuriza iyo ababaye, aba akeneye undi wundi wo kwisanzuraho, akeneye umuntu wo kuruhukiraho. Bivuze yuko uwo muntu aba akeneye urukundo nk'urwo yeretswe ari umwana, urukundo akomora ku babyeyi be. Nk'uko twabivuze haruguru, abantu bose ntabwo bakunda kimwe. Hari urukundo uzasanga ari urwo kwishakira amaramuko. Cyane cyane nk'iyo ugiye mu mateka ya kera, usanga abantu benshi baragiye babana cyangwa se bashaka abafasha kugira ngo barokoke ibyago runaka. Ibyo nibyo byatumaga bajya mu matsinda magari kandi bagashakana bakiri batoya kugira ngo bororoke, bityo ikizabatera bazabashe kukirwanya bafite imbaraga nyinshi.
birumvikana ko uru rukundo rukiriho, aho umuntu ashobora gukunda mugenzi we kubera yuko abona ko azamutabara cyangwa se ari we buhungiro bwe. Rero niyo agize ibyago uwo muntu yakundaga gutyo akamwanga, arahababarira cyane ku buryo uzasanga yumva ububabare nk'uko ikindi gisebe gisanzwe cyo ku mubiri. Impamvu uzasanga abantu benshi bababazwa n'urukundo cyane ku rwego rukomeye, ntabwo ari ibyo baba bigira, na siyansi yarabyerekanye. Abashakashatsi berekanye yuko kwangwa mu rukundo bihwanye no kubabara ku mubiri bisanzwe. Impamvu ni uko agace kagenzura ububabare bw'umubiri mu bwonko ni nako kagenzura kwangwa mu rukundo mu bwonko. Niyo mpamvu uziyumvamo ububabare bukomeye cyane igihe cyose uzaba wanzwe n'umukunzi wawe. Abantu bageze mu bwangavu cyangwa se mu bugimbi bakunze gukenera gukundana, usibye ko no mu bana biba bishoboka cyane. Ibi ntabwo biba ari uburara cyangwa se gutandukira, ahubwo ibi ni ibintu bisanzwe, ni ibintu biri muri kamere y'imyororokere. Umuntu atangira gukundana kuko aba akeneye umuntu umuha umutekano kurenza abandi bantu abo ari bo bose, umuntu umugabanyiriza siteresi cyangwa se umuhangayiko, umuntu umwongerera icyizere. Ubundi ufashe urugero rwiza, ni nka kwa kundi uba ufite icyaka ukeneye amazi ukayashaka, cyangwa se kwa kundi ubwonko bwawe buba bukeneye gusinzira bikarangira uhondobereye ugasinzira. No gushaka umukunzi nabyo ni uko ubikora. Iyo attachment system yawe y'urukundo ikora neza cyangwa se kwihuza mu rukundo bikora neza, uzasanga umuntu aba atuje, yiyizera kandi ashobora no gukora ibindi bintu ibyo ari byo byose. Gusa iyo itameze neza usanga akunze guhorana umuhangayiko cyangwa se ari umuntu wirinda cyane kwegerana n'abandi cyangwa se akabahunga. Ubundi habaho amoko atatu ya attachment. Attachment ubwo mu kinyarwanda ugenekereje ushobora kuvuga yuko ari nko guhuza. Rero amoko atatu yo guhuza mu rukundo, ubwoko bwa mbere ni urukundo rutekanye. Abantu bafite bene ubu rukundo uzasanga bakundana batuje, ntacyo batinya, nta rwikekwe cyangwa ngo babe bahishanya amarangamutima. Ubwoko bwa kabiri bwo guhuza mu rukundo ni urukundo rurimo umuhangayiko. Urukundo rurimo umuhangayiko uzasanga umwe yifuza kwemezwa cyangwa se kwemeza, uzasanga badatuje, batinya gutereranwa, kandi urukundo rwabo ni ikintu kiba kibahangayikisha cyane. Ubwoko bwa gatatu bwo guhuza mu rukundo ni urukundo rurimo kwigengesera cyane. Abafite bene uru rukundo uzasanga batinyana, rimwe na rimwe batinya kwegerana. Uzasanga buri wese agira amahoro akumva yisanzuye ari uko atari kumwe na mugenzi we. Abantu nk'aba kandi biba bigoranye yuko bahuza urugwiro. Rero kugira ngo uhirwe mu rukundo bisaba yuko ujya mu rukundo n'ubundi rutuje cyangwa se ukabana n'umuntu muhuje. N'ubwo rwa rukundo twavugaga haruguru rurimo umutekano, uru akenshi nirwo uzasanga rugera ku ntego zarwo. Impamvu ni uko kuri buri ruhande buri wese aba anyuzwe, kandi nanone kuri buri ruhande usanga nta siteresi, kandi ugasanga buri wese yizera mugenzi we. Ibibazo byabo barabiganira kandi bakabishakira umwanzuro. Baba bafite emotional homeostasis cyangwa se ibyiyumviro byabo bihora ari byiza ku bakunzi babo. Rwa rukundo rero rurimo umuhangayiko wo usanga ikigero cy'urukundo barakizamuye cyane, ibintu byabo byose usanga biri hejuru. Amygdala, igice cy'ubwonko gishinzwe amarangamutima cyane cyane ayerekeranye n'ubwoba n'agahinda n'umubabaro, usanga abantu bafite uru rukundo iki gice gikora cyane, kimwe n'umusemburo wa cortisol. Uyu musemburo utuma ufite uru rukundo aba afite stress nyinshi. Abantu bafite urukundo rwo kwigengesera usanga bagabanya ibikorwa byinshi byagakozwe kugira ngo urukundo rutere imbere. Wagira ngo baba bashaka kwanga uwo muntu bakunda, ariko mu by'ukuri ntabwo baba bashaka kumwanga, ahubwo baba bashaka kwirinda ingaruka zazava muri urwo rukundo. Abantu bafite rumwe uru rukundo rero usanga bakoresha igice cy'ubwonko cyitwa prefrontal cortex. Iki ni igice cy'ubwonko gishinzwe gufata ibyemezo, aho akora buri kimwe kugira ngo yishakire umutekano. Rero iyo umukunzi wawe muri guhuza
kandi kubana nawe bigatuma utuza. Iki gihe uba uri mu rukundo rw'umutekano rushushanya urwo wigeze kugira mu bwana urukuye ku mubyeyi wawe. Naho iyo umukunzi wawe ataboneka neza, bino bituma ujya mu rukundo rurimo umuhangayiko. Naho iyo umukunzi wawe aboneka rwose ariko atari gusubiza ibyifuzo byawe, uba uri mu rukundo rwo kwigengesera. Rero buri bwoko bw'urukundo rwose urimo rugira uruhare mu mikurire yawe y'ubwonko, aho uturemangingo twawe two mu bwonko tuba dushobora kwihuza byoroshye cyangwa se tugatinda cyangwa se ukaba wagira siteresi. Rero niba utari mu rukundo rwiza cyangwa se warigeze kubabara mu rukundo, dore uburyo ushobora gukira. Ikintu cya mbere wakora ni ukujya mu rukundo noneho rwiza kandi rufite intego, rufite umutekano nk'uko twahoze tubivuga. Ikindi kandi ushobora gukoresha abajyanama cyangwa se ibiganiro byomora kugira ngo wiyomore ibikomere. Uba ukwiye kwiyitaho kandi birenze uko wabikoraga kugira ngo urusheho gutuza no kwigirira icyizere. Ngibyo by'urukundo aho ruhurira na siyanse. Ngiyi impamvu urukundo atari ugutwarwa n'amarangamutima gusa nk'uko dukunze kubivuga. Reka mbashimire mwese twabanye muri iki kiganiro, reka mwibutse gukora subscribe niba utarayikora. Nitwa Aimable Niyongira, munyemerere duhure ubutaha.